iyo ugeze muri santere y'ubucuruzi ya Gakenke ahazwi nko kuri Tantumo ku muhanda Musanze Gakenke, ukata iburyo mu muhanda w'itaka werekeza mu gace gaherereyemo umusozi wa Kabuye. Gusa mu nzira zerekezayo mbere yuko tuhagera ugenda uvumbura andi mateka nkaho dusanze icyapa cyanditseho ibuye rya Bageke. Mubaza amateka yaryo barimo na Mboneyeho Pascal w'imyaka 57. Ryari ryoherejwe n'abashi, ryari rivuye ibushi muri Kongo, riza hejuru ryikaraga. Noneho Ruganzu ari gutambagira igihugu nk'umwami. Iryo buye rero niba bari baryohereje ngo ryica abantu uko byari buri buze kugenda, kandi abenshi byari ryanabamaze. Noneho Ruganzu ari kubita inkoni ararimanura, kitura hasi. Maze kwitura hasi aragenda rikandagiraho. Amaze kurikandagiraho nimbwa zirura zihagararaho, ziri hano mu Gakenke. Dukomeje urugendo mu modoka duhinguka ku musozi wa Kabuye. Kuri uyu musozi hari santere yitiriwe umujyi wa Dubai. Mubazi impamvu hiswe gutyo barimo na Mananyige na Felicien na Shirimaka Emmanuel. Inkotanyi zikimara kubohoza igihugu, aravuga ati ahantu kamitire Dubai, ariko kuna hitire Dubai ntago mbizi ukuntu byaturutse. Yageze hano rero aravuga ati ni Dubai. Mbere ho hitwaga ku Kajwe. Cyakora aha Dubai abaturage batubwiye ko hariho urugendo rw'imodoka rurangiriye, bityo urugendo rusigaye rw'ibirometero 10 ari urw'amaguru kugira ngo tugere ku musozi wa Kabuye uri ku butumburuke bwa metero zisaga 2,000. Ibyo kwishimira nuko mu nzira zerekezayo hari n'ibyapa biyobora birimo n'ahitwa ku Mushubi. Bigira inka Karori w'imyaka 87 azibyaha Mushubi. Aha hantu hari hatuye abantu nyera mbese nk'uko hatuye. Noneho bageze aho inzara irabamara, ibamaze noneho ibyatsi biramera. Noneho baje kuhahinga basanga imishubi yarameze, bahita ku Mushubi. Kuva aha Mushubi werekeza ku gasongero ku musozi wa Kabuye na masaha ari hagati ya 3 na 4. Byadusabye gukikira ahitwa ku Kamirindi hahanamye cyane, ubundi tugenda dukambakamba n'amaboko kugira ngo tugereyo. Umusaza baritwikira Efremo w'imyaka igera ku 104 inanimiye Jean Paul Museni w'imyaka 71 bavuga ko mu 1901 uyu musozi wa Kabuye aribwo watangiye guturwaho cyane ubwo hagiraga umwami Gihanga wa mbere Ngomijana hamwe na Nyirarucyaba umukobwa we. Izina Kabuye cyatuze kuri Gihanga. Umwuzure umaze kubaho, noneho haza kuba umwuzure ucibikwangu, maze gucibikwangu noneho uzugerura imisozi. Noneho Gihanga akimara kuhagera umusozi yahise wita Kabuye. Hejuru ku musozi wa Kabuye hateye ishyamba ry'ibiti n'inturusu na pinusi n'ibindi binyuranye. Uba witegeye neza uturere tugize intara y'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali n'akarere ka Rubavu. Ahangaha ni mu buvumo, n'ubuvumo bunini, ubuvumo buri munsi y'urutare ruherere hano ku musozi wa Kabuye. Ahangaha muri ubuvumo ni hamwe muhafite amateka yihariye kuri uyu musozi wa Kabuye, kuko ariho umwami Gihanga yabaga. Harimo ibyiciro bitandukanye, aho yararaga, aho yakiriraga abashyitsi. Ariko noneho hano ni hamwe muho abaturage bavuga ko hacukurwagamo umunyu. Nyuma yaho rero umugore aza kuza kwiba uwo munyu, ariko noneho amateka akagaragaza ko uwo munyu waje guhita ukendera nyuma yaho umugore yibye uwo munyu nk'uko abaturage babivuga. Ahangaha habagamo umunyu bari wawubonye. Noneho uretse ko nibagiye izina ry'uwo mugore, baje bafatamo umunyu baragenda barateka. Batetse haza kuza umuntu umwe w'umugore, uretse ko nibagiye izina rye, araza afata umunyu aragenda arateka. Amaze guteka, ubugome bw'abantu ati batangiye kugurisha, awushira inyuma y'ishiga. Awushize inyuma y'ishiga wa munyu urayonga. Bagarutsemo hano basanga aho wa munyu bari kuza bakawuhongora, basanga habaye urutare. Umunyu ugenda utyo. Kuri uyu musozi wa Kabuye hari kandi amariba ya Gihanga na Nyirarucyaba. Ni amariba afite ubujyakuzimu bwa metero zisaga 3 kandi najya kama zigashoka mu iriba rya Gihanga. Urukumva ariya mariba nicyo yanakoraga, kandi nayo mazi yanyobwaga
kubi nubwo tubivuga kuriya harimo n'umunyu twarawuriye. Kuri ubu umusozi wa Kabuye ukorerwamo ubukerarugendo bushingiye ku mateka n'umurage ndangamuco by'Abanyarwanda. Habihirwe Theophile akorera kampani ya Beyond the Gorillas Experience yashyizeho amahema abakerarugendo bakambikamo. Ubukerarugendo bukorerwa kuri uyu musozi bwagiriye abantu benshi akamaro. Cyambere bihera ku baturage bahaturiye. Hari urubyiruko rurenga 30 rwabonye akazi muri uyu mushinga wa Beyond the Gorillas Experience. Hari 10 muri bo bakora kwezi ku kwezi, mu gihe abandi 20 ari abanyabiraka bo twita abaporte. Mu nkengero z'umusozi wa Kabuye hakikijwe n'ingo z'abaturage bo mu mirenge ya Kabuye, Karambo, Gashenyi na Nemba. Bamaze kugezwaho ibikorwa remezo birimo amazi meza, amashanyarazi, imihanda ndetse n'umunara w'itumanaho. Hakorerwa kandi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya gasegereti. Urabona dufite amashanyarazi, dufite amashuri, dufite amazi meza twarayabonye pe. Nta n'iterambere ryiza mwaduhaye amashanyarazi, muduha umuriro ubu turi gucana. Gusa hari ikibazo dufite, tuhe imihanda mwayiharuye dore mwayigejeje muri Kabuye hameze neza, ubu turi mu iterambere rwose nta kibazo. Umusozi wa Kabuye uri ku butumburuke bwa metero 2700. Ni umusozi wa gatatu muremure mu Rwanda nyuma y'umusozi wa Bigugu wo muri Nyungwe n'uwa Muhundwe wo muri Rubavu. Ni umusozi kandi ufite amateka mu rugamba rwo kubora igihugu no guhashya interahamwe, exfari n'abacengizi mu bice bitandukanye by'amajyaruguru. Abaturage bakaba bashima umutekano usesuye igihugu gifite. Tunashima leta y'u Rwanda binyuze mu buyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uwavuga umusozi wa Kabuye wo muri Gakenke bwakwira bugake. Nimugacikwe na Tumenye Igihugu. Mwari muri kumwe na Robert Byiringiro.